Muraho neza ikaze kumuyobora umugari wa Eli Scholars. Uyu munsi hari updates zidasanzwe abantu benshi batandukanye bakeneye kumenya zirebana na University of Rwanda application. Hari abantu bakomeje kugenda bambaza ibibazo bitandukanye, niyo mpamvu nafashe umwanya kugira ngo mbategurire iyi video. Hari abagiye bambaza ati ese nabwirwa n'iki ko application yanjye yarangiye. Hari n'uwagiye ambaza ati ese uko nge nize muri TVET ese naba nemerewe gusaba izihe programs, naba nemerewe gusaba ibiki, ese haba hari email mpabwa nyuma yo gukora application. Ibyo bibazo ndetse n'ibindi bitandukanye muri kugenda mwibaza, ndetse n'izindi nama zose mukeneye mugiye kuzisanga muri iyi video. Icyo usabwa ni ugukurikira video akantu ku kandi, nta kantu na kamwe kagucitsemo. Niba uri mushya kuri urubuga, icyo wakora ni ugukandaho kuri subscribe, ukaba wiyandikishije mu bantu bazajya bagezwaho video mu gihe tuyishyizeho irebana n'amakuru atandukanye, yaba akazi cyangwa scholarships. Ibyo byose muzajya mubibona ku gihe. Mpereye ku bantu bize TVET, hari abarimo bambaza ati se ko ngene na prize muri TVET, cyangwa se ku bantu bize science ariko bakaba barakoze application muri IPRC. Hari nakoze application muri IPRC, barambaza ati se ko nakoze application muri IPRC nkaba admitted, naba nakora no muri UR nkaba admitted. Yego, ushobora gukora application muri UR ndetse no muri RP hose ukaba admitted. Gusa iyo bigeze ku kintu cyo gusaba loan, bitewe n'igihe itangiwe, uhitamo ko usabira ahantu hamwe, uhitamo ahakunyuze akaba ariho ujya. Hanyuma hari no badafata muri IPRC akaba yaba selected muri UR, cyangwa se naba selected muri UR akaba selected muri RP, agacuzinga kuba yajya kwiga muri RP. Na rone ubwo birumvikana ko agomba kwisabira RP. Application ni ukuvuga ngo hari process zigenda zikurikirana uko application ikorwa. Ni ukuvuga ngo iyo mumaze gukora ibyo guhitamo ama faculties no gusaba ama option, nyine ibyo muziga, hakurikiraho ikintu cyo gusaba loan. Ibyo nabyo ndaza kubabwiraho amakuru atandukanye kugira ngo mu making sure ko mugomba kuba mwiteguye gusaba kohereza ubusabe bwanyu neza. Icyo wamenya nuko abantu bashaka kwiga muri UR barize TVET, muraza kureba muri zi entry requirements bagiye babisobanura mu buryo butandukanye, nkuko mwagiye muri zirebamo mukabibona. Ku muntu kandi turazibona ajye muri comment section yandikemo ijambo entry requirement, ndazimuhereza. Nkuko muri kubibona hano, urebe nko kuri business hano muri school ya business. Iyi ni College of Business and Economics iherereye ibarizwa muri Huye. No kuvuga ngo campus y'Huye niyo yakira abanyeshuri bashaka kwiga muri School of Business. Iyi rero irimo amashami ageze kuri 3 cyangwa narenga. Ya mbere niyo bita Bachelor of Business Administration Honors in Accounting and Finance. Iyi ibireba abantu bize muri TVET ndetse n'abantu bize muri Science. So abantu bize muri TVET basetinze condition yuko kugira ngo wemererwe kwa applyinga muri iyi program ari uko ugomba kufite nibura amanota 75%. Ngira ngo ibintu mukwiye kwitaho kandi mukabyitondera, ibintu mukwiye kubyitaho mukabyitondera, kubera yuko niba warasoje muri TVET ukaba wujuje izi condition, nibwo wemerewe kugira ute gukora application. Niba uri munsi y'izi condition wikora muri program, ahubwo genda urebe mu zindi programs, urebe iyo itari kugusaba ibintu byinshi. Urugero, niba warize accountancy ukaba wifite amanota 80, nta kibazo uremerewe. Niba warize accountancy ukaba wifite amanota 70, ntago wemerewe. Ikintu usabwa ni ugukomeza gukurikirana amakuru, ukayakurikiranira hafi, kuko hari izindi scholarships zitandukanye na opportunities zigenda ziboneka, ukajya uzigerageza ndetse ukareba no mu zindi programs zitandukanye. Ko hano entry requirement buri wese ndizera zaramugezeho, uwo zitarageraho namubwiye uburyo ziramugeraho. Ni kuvuga ngo niba warize business studies cyangwa se customs operation, uri umwe mu bantu bemerewe kwa applyinga muri University of Rwanda muri College of Business and Economics iherereye Huye, niba waragize amanota 75. Siyo gusa kuko no muri transport and logistics management naho wemerewe gukoramo application, ukaba wakoramo uri kufite 75%.
Umuvuga ngo muri iriya ya mbere ya accounting and finance bazafatamo abanyeshuri bageze kuri 500. Murumva ko ari abanyeshuri batari bake. Iyi nayo bazafatamo abanyeshuri bageze kuri 200. Hanyuma abantu bashaka kwiga noneho muyo bita business information technology, hari abantu benshi batandukanye bagiye bambwira tese ko nize software development nasaba ikinemewe gusaba iki muri UR. Abo byagiye bicanga mwese mutigeze mureba entry requirement, mwarimo mwibaza tese ko twibuze ntago turi kumenya ngo turasaba iki muri UR kandi twize software development. Hano hari TVET nanone nibo uziko ufite amanota agera kuri 50, ukaba warize computer science muri TVET, ukaba warize software development, networking, electronics and telecommunication, ngwino reviewing izi entry requirements hanyuma wa applying muri programu ikureba uri eligible muri iyi BIT, business information technology. Aba bantu baremerewe. Hanyuma hari n'izindi programs, izi programs zose mugende muzinyuzamo amaso nko nagiye mbibabwira, kugira ngo hatagira umuntu ucikanwa akavuga ati nge sinabimenye. Hari abantu bajya baza nyuma application iri mu matariki ya nyuma cyangwa se maze kurangira ati se bimeze bito, usanga atangiye kubaza amakuru Elize bimeze gute, mbwira application se zirafunguye teko nashaka gusaba ibi ko nizibi, ugasanga umuntu asanze application zararangiye. Mujye musangiza abagenzi banyu aya makuru kugira ngo atagira na mugenzi wawe ucikanwa n'amakuru kandi yari afite amahirwe yuko aya makuru yamenya ku gihe yari kumufasha akaba yagira yakora application nawe akajya kwiga nk'abandi. Hanyuma tugeze muri College of Education. Muri College of Education ngo twaje tuyigarukaho nayo, ari abantu nabwo bafite ibibazo bitandukanye, ariko mainly abantu bize muri TTC. Abantu bize muri TTC baba bibaza tese twebwe twemerewe kwa applyinga muri University of Rwanda. Muri University of Rwanda wemerewe kwa applyinga, ariko ikintu cya mbere ukwiye kwitaho hano ni ukureba entry requirements. Abantu mwagiye mwumbaza ibyo bibazo, hano hari entry requirements, utarazibona uzisabe uzihabwe, kuko hano harimo condition. Niba ushaka kwigisha yenda urugero ushaka kwigisha biology and chemistry, ugomba kuba nibura ufite warize MCB, BCG, PCB cyangwa se warize trade TVET muri TTC, ariko warize SME. Hanyuma hano hirya hari minimum entry requirements cyangwa se condition ba settings. Umuntu ushaka kwa applyinga agomba kuba afite principal passes 2 muri biology na chemistry, nibura grade ntoya RC. Ni ukuvuga ngo umwe mu bize combination 3 navuze hariya, ariko akazana SME hanyuma cyangwa afite amanota 70% nibura. Niko bimeze. Hanyuma no mu zindi programs nuko bimeze. Niba uziko wize TTC ugomba kuza ukazireviewinga ukareba, iyo wemerewe urayisaba, iyo ubonye utari eligible ugomba gukurikirana ukamenya uko byifashe, kuko hano zigiye zirimo. Nukuvuga ngo ikindi wamenya nuko izi entry requirements University of Rwanda yari yatanze kubazibonye, hari ama colleges yari ari kuburamo. Hari harimo haraburamo College of Science and Technology, hari kuramo na college ya KVM, ya College ya Agriculture. Reka nze izo nazo nzibereke kuko zamaze kuboneka. Hanyuma namwe abantu mwize TVET ndetse mukigana n'izindi program, nyine harimo izindi programs mwemerewe mutari mwigeze mukoraho research ngo muzirebe, hanyuma muzaprangemo nazo zirahari. Ngiyi hano muri kubona iyi ni College of Agriculture, Forestry and Food Sciences. Abantu bize TVET ama programs nka za food production, crop production, food processing. Abantu bize za crop science, agronomy. Nkuko muri kubona hano muri notabene baje bashyiraho mwemerewe kwa applyinga muri program ya agronomy, ariko ukaba ufite nibura amanota 70. Mwese niba uzi ko wujuje izi condition ariko ukaba wari utarakora application, wari utaramenya ngo ngenda bigenza gute, ukaba ukeneye kwa applyinga muri imwe muri program twavuze, cyangwa ukaba ukeneye kuba wagirwa inama mu mahitamo bitewe n'amanota ufite, wakwandika nimero yanjye ugasevingaho
Mr Elize arizo 0722176837, then ukanyandikira kuri WhatsApp nkagufasha kubikurikirana bikagenda neza. Abari bari kwibaza bose ko hari programs batari kubona bigendanye n'ibyo bize cyangwa se bari bazi zari nuko hari entry requirements z'uyu mwaka bari batari ba updatinga ngo zishyira ahagaragara, ariko gusa bamaze kuzishyira ahagaragara. Ndizera mwarazibonye muri groupe narazibasangije, n'abatarazibona nawe wanyandikira no muri comment section ukazisaba, then ukazihabwa. Dore nk'iyi ni ya College of Science and Technology ku bantu bize muri field zitandukanye mu ma sciences ndetse n'abize muri TVET, kubera ko hari program nk'iyi yitwa Computer Science abantu bize za Programming and Embedded System muri TVET mwese muri allowed ku applyinga muri izi program, ndetse n'abandi batandukanye. Nukuvuga ngo ikintu usabwa no kureviewinga neza izi program ukazisubiramo witonze nkuko bagiye babishyiraho ko abo bireba bose babisobanuye neza cyane muri izi document. Ku muntu utarakora application nagire bwangu ashyira ibintu ku murongo yaprayinge neza nta stress, kuko biraza kumufasha. Hari abantu bari guhura n'ibibazo bitandukanye muri system mu bintu bijyanye no gucuzinga ama program, yamara kwishyura akabona gucuzinga program n'ibise bikunda. Nkuko nagiye mbigarukaho kenshi, bisaba yuko hacamo iminota runaka cyangwa amasaha, ariko ugakomeza utegereje bihanganye kuko biraza kuza gukunda bitewe nuko system yubakitse. Nuko yubakitse imaze kwishyura cyangwa imaze kubona registration number na pin, ntabwo bita bikunda ko wishyura icyo gihe, cyangwa se bigasaba ko hacamo igihe ukishyura bigakunda, byakunda nabwo bigasaba ko haza gucamo ikindi gihe ugategereza. Ariko ku bantu bashaka bamaze gukora application cyangwa se bamaze kuyikorerwa ariko bakaba bakeneye ko bamenya ati ese application yanjye yaragiye. Niba uzi ko bagukoreye application cyangwa se warayikoreye ukaba ushaka kumenyesha sure ko application yawe yagiye, nicyo gihe ukwiye kubisobanukirwa none, kuko niyo umaze gukora application muri University of Rwanda bagoreza nyine registration number na pin yawe. Ikintu kikwizeza yuko application yawe iri kugenda neza cyangwa se yagenze neza nuko iyo ugiye kwishyura waba ukoresheje urubuto pay, amazina yawe azaho ushyizemo iriya code gusa ya registration number cyangwa se iyo twita student number. Iyo ikiyandikamo amazina yawe araza, icyo nikikwemeza ko uba wamaze kugera muri system za UR. Cyangwa iyo ugiye kwishyura kuri beka nuko babiguriza bordereau iriho amazina yawe, ibyo bikwemeza yuko wageze muri system ya University of Rwanda. Ikindi nanone, iyo umaze gusaba programs ushaka kwiga, harabibaza ati se uhabwa email yerekana yuko application yawe ya University of Rwanda yarangiye. Icyo nicyo ngiye kubasubiza, ndetse nanabereka uburyo ushobora kumenya ngo application yanjye yagenze neza, ama program nashaka kwiga yamaze kuba yaba selected, yamaze kujya muri system. Ubu ntegereje kumenya iyo nzahabwa muri imwe muri eshatu namaze gusaba. Tugendane. Ikintu urakora no kujya kuri website ya University of Rwanda, uze kujya muri link video description, urabonamo link ndabana nashyizemo. Hanyuma ujye no muri comment section utange idea yawe ndetse n'ikibazo cyose waba ufite. Ku muntu ushaka kumenya uko application yiyo yakozwe neza, araza ajya kuri admission. Namara kujya kuri admission, araza areba ahantu hano handitse student portal. Ahangaha ahakirike, namara kuhakirika baramuzanira ahantu handitse student portal login. Here uze uhakirike. Numara kuhakirika, ikintu gikorwa nuko haraza dashboard imeze gutya. Ikintu ukora nukuza ukareba hano handitse student number ndetse na pin. Ikintu ukora nukuza witonze, kuko ni ibintu bisaba ko utagomba guvuga. Uraza wandikemo registration number yawe neza hano, nurangiza ushyiremo na pin yawe, nurangiza ukore login. Icyo usabwa hano nuko ugomba kwitonda. Iyo ufashe student number ukayishyiramo hariya, hanyuma pin ukayishyiramo nawe inshuro nyinshi, birangira account yawe bayirokinze. Hari abahuye n'izo mbogamizi bashobora kuba bahari. Niba warahuye n'icyo kibazo ukaba account yawe barayirokinze,
ushobora kujya muri comment section cyangwa se ukanyandikira kuri nimero natanze, hanyuma nkaba nagufasha ko icyo kibazo cyakemuka. Hanyuma ku muntu wabikoze neza arakora login, namara gukora login arahita haza amazina ye. Amazina ye namara kuza hano iraba bimeze gutya, azajye kuri application, muri kubona hano kuri application arebe hano ahanditse view completed applications. Numara guklika kuri view completed applications uraza kubona liste y'ama programs wahisemo ukora 3 choices ngizi. Iyo umaze kubona ubwo rwose izere ko application yawe yamaze kuba yarangira. Nta email uzakira nkuko bamwe bagiye babimbaza se wakira email. University of Rwanda ntago igitanga ama email, ahubwo iyo bagiye gutanga n'ibisubizo nyine batanga link wifashisha ukoresheje reg number yawe mu kureba ibisubizo nyine byavuyemo. Ikijyanye n'izindi processes zose zigomba gukorwa ndetse na nyuma yo gufata abantu bamwe na bamwe bakaba selected muri University of Rwanda muri programme zitandukanye ndetse n'ibindi bisobanuro birambuye, turi kumwe. Icyo usabwa we no gukanda subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ikintu na kimwe tubibagezaho. Tubonane muri video ikurikiraho. Ciao ciao.